TikTok rero hago hari abapostinga utuvideo kugira ngo bishimishe. Ubwo harimo ibyiciro bibiri kuri TikTok. Harimo abagenda bagapostinga kugira ngo bishimishe, ariko hari n'ababikora nka business. Ngiye ntago ndi murango babikora nka kugira ngo bishimishe. Yo na postinze video ukayireba uba wanyinjirije. Icyo nabwira abanyarwanda niba profit TikTok nibwo ikiza barye kurara amafaranga nibwo ikiza niba iprofite bayarye. Yes, reka nongere mbasuze kandi mbahereze kaze. Nshimire by'umwihariko yo koza subscribe naho utarayikora nkubwire ngo akaniko kanya kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Iyi ni yawe TV. Reka twakire ubutumwa wacu atangira twibwira ubundi ugira ngo ntitwanzite se ubungu buratwagiye bibwire ubundi dukomeze. Okay, murakoze. Nitwa Habimana Jarike. Yego. Uzwi ku izina rya Gihana kuri TikTok. Gihana niwe tujye kuba tuganira muri uyu munsi. Gihana amakuru y'imiso. Amakuru ni meza. Kumona warakaye. Oya ntago narakaye, buriya abantu bajya batekereza ko narakaye ariko ntago mba narakaye rero. Okay. Murabyumvira ni Gihana tujye kuba tuganira abantu bamaze kumenya ari benshi kuri iyi mihanda. Reka mbere yuko twinjira kuri Gihana nyirizina, Jarike ni muntu cy'ubuzima busanzwe mbere yuko tujya kuri iyi mihanda. Mu buzima busanzwe Jarike ni umuntu usanzwe uri hambo oroheje mu buzima busanzwe nyine nta bintu bikaze ntago njya nkunda gukaza ibintu bashaka kubana abantu bose buri wese. Nkunda kunguka inshuti cyane cyane iyo kintu cyo nkunda, kandi nkaba nta muntu mbangamiye. Nkaba nkunda umuntu wanyereka ibintu nakoze bikuruta wanyereka ibyiza nakoze. We nungu Jarike. Ariko umuntu anabona wagira ngo hari undi muntu musa umenyereye nawe mu bintu bya muri show business sinzi waba umuzi. Okay, umuntu avuga ko musa arahari bagiye bavuga ko dusa. Timwe bakavuga rwose ko igihe najyaga n'ahantu bakavuga ati ariko kuri kanaka, ariko nta nyine umuntu uri kumubona nanjye gutyo ntago muzi nta nubwo tuziranye. Umuntu ni Graciane Nitegeka aka Papa Sava. Abuse abadukurikiye barabona ntibabona ko mujya gusa wa mugani. Sinzi uburyo biterwa n'ureba. Ari nawe mirutse kujya kwiyogoresha bati twakumenye ariko ntago ari ntimwamenye ndindi. Bati se nturi Papa Sava ntireka ntago ndi. Okay, murabyumvire uwo ni Gihana niwe turimo turaganira mu kiganiro cy'uyu munsi. Iyo ni yawe TV niyo ukomeje kumeza gukurikirana. Nagira ngo rero twihute mu kiganiro ubundi nkawe giti cyawe umaze kutwibwira, ariko mu buzima busanzwe niki kintu uba nk'isomo ry'ubuzima ushobora kuba wasangiza abantu kuri wowe? Okay. Mu buzima busanzwe icyo nasangiza abantu ni ukubabwira bajye babana mu mahoro, kuko amakimbirane nta kintu yageza ku muntu, nta n'icyo yakubaka. Wenda buriya umuntu yinjiye mu makimbirane cyangwa se mwihangana, akenshi usanga ari ubigenderamo kuruta uko hagenderamo umuntu yashatse guhangana we. Ninjira mu makimbirane niwe uzayinjiramo mbere, niwe uzabikomerekeramo, niwe uzagendera muri makimbirane. Icyo nababwira abantu niki kintu gishobora kuba cyarakuye mu buzima kuvuga ati iki kintu kimbayeho kinsigiye isomo iri niri. Reka ture ku bibi kintu wabonye kikaza ari kibi kikakubaho ukavuga ati iki kintu nubwo kibaye ariko kinsigiye isomo iri niri. Okay, urebye ni byinshi ariko reka nge nko kuri event iherutse kumbaho. Nateguye match n'umunyakenya kuri TikTok. Yari match international nyine. Icyo gihe byaje kumbaho byarangiye iyo match yanze ije kwanga kubera ikoranabuhanga, ariko cyari kibi kuba iyo match itabaye. Ariko feedback byampaye maze guhostinga ubwa kabiri na hostinze kuri BD.
iyo match imaze gufreezinga nyine bisa n'ibyanze kuzamuka kujya gukora live byanze, agiye kubona mbona koro zirenga nk'igihumbi, buri muntu ahamagara byagenze bite. Icyo byansigiye rero ntago nayaga ntekereza ko mfite abantu tubanye bankunda cyangwa numvaga ko birangira hari ku mihanda gutyo gusa, ariko naje kubona ko hari n'inshuti umuntu yakura aho ngaho zo mu buzima busanzwe atari iz'imihanda. Umaze kuvuga ko wateguye umukino, umuntu ashobora guhita yibaza ngo umukino kuri TikTok, ubundi mbere yuko tuza kugera ku mukino uko ukinwa, reka tube dusobanurira abantu kwanza TikTok ni iki, ikora ite, ku muntu wenda ushobora kuba ayibona akabona arimo arascrollinga video ikaza indi ikaza akabona abantu, hari n'utarayibona. Noneho dusobanurira abantu TikTok ubundi ni iki, ikora ite. Okay, urakoze. Reka mbanze inge ku cyitwa social media muri rusange mbere yuko ninjira kuri TikTok. Buriya abantu benshi bakoresha social media mu buryo butandukanye, ariko hari ibyo baba batazi kuri social media. Muri rusange dukoresha social media nyinshi, ariko ugasanga papasi z'abantu zigiye zitandukana. Izi social media hariho amafaranga, ariko abantu ntago babizi. Zirahemba, zishobora kukwinjiriza, za gutunga, ariko abantu benshi ntago babizi. Reka njye kuri TikTok noneho. TikTok buriya ni social media nziza kuruta izindi zose, niko nabibonye. Wenda niba hari uwanyomoza azambwira muri comment z'iki kiganiro. TikTok uganira n'abantu murebana gutya mbona nkubone, mukavugana ukavuga gusubiza hari muri kuri pano. Kandi buriya kuri TikTok abantu barinjiza amafaranga menshi cyane rwose, abanshi babikiriyemo. TikTok rero hago arabaposting utuvideo kugira ngo bishimishe. Ubwo harimo ibyiciro bibiri kuri TikTok, harimo abagenda bagapostinga kugira ngo bishimishe, ariko hari n'ababikora nka business. Ngiye ntago ndi murango babikora nka kugira ngo bishimishe. Yo na postinze video ukayireba uba wanyinjirije, ugakora ukagenda ugakora like ukakomentinga ukagira gute, ubwo ngiye mba ninjiza ubundi. Iyo mpamvu rero mabwira abantu bajye bakora ibintu bazi, bajye kuri TikTok cyangwa se kuri social media bafite intego. Niba ufite intego yo kwishimisha, genda usikororинga urebe video zanjye, urebe z'abandi, ariko uziko abo bantu urimo kubatera inkunga yo kuba bazamuka mu byo barimo gukora. Umuntu ashobora kugira amatsiko kavuga se ibi bintu uyu muntu atubwiye koko nibyo cyangwa sibyo, ariko ngiye nkoreba muri costume yawe aho ngaho ukuntu bimereye, nawe kagofero ka bonjour Paris, ubona ko uri umugabo wihaye. TikTok nko baza kudusobanurira, ndagira ngo abantu benshi ntago twumva ibintu cyarimwe. Ubundi bisaba kugira ngo umuntu atunge TikTok. TikTok biroroshye kugira ngo uyitunge, ntago bisaba ibintu byinshi. Uragenda ukajya muri Play Store cyangwa se Apple Store, ukayidownloadinga, ugashyiramo account yawe, ubwo login in cyangwa se uga signing up, kubera ubwo no creating account niba utayifite. Uharangiza ugatangira gukora nyine, ukaba wajya ku live cyangwa postinga. Nuko nguko TikTok ikora, ariko nyine hari ibindi birenze kuri ibyo ngibyo. Nko kuri kujya ku live, hari icyo bisaba kugira ngo ube wenda wajya kuri live cyangwa uyikore. Reka tubihere ku murongo. Ngiye mfunguye account uyu mwanya tuvugana, ese nkibara kwifungura natangira guhembwa cyangwa se natangira kwinjiza amafaranga? Oya. Bisaba iki kugira ngo umuntu atangire, tubwire process kugira ngo umuntu ashobora kugeraho ashobora kugaininga income runaka? Kugira ngo utangire kugaininga income kuri TikTok, uranze ugafungura TikTok, nanone ukareba ahantu hifunguriye ni hari ibihugu biri monetize, ntago ibihugu byose bahemba. Warangiza ugashaka aba followers, ushaka aba followers ukageza ku 10,000. Ariko iyo maze kugeza ku 1000, hari inzugi ziba zafungutse, wemeye ko wakora live yawe. Ukora live wenda nabyo uraza kumbaza uti niki, ni live uraza ugazamuraho abantu bakaza hejuru kuri pano ukamwaganira. Reka nguce mu ijambo uranyihanganira,
uvuga ati ukimara gufungura account ushaka aba followers ubashakira ubashaka ute? Okay, aba followers hari uburyo bubiri bwo kuba wababona. Ushobora kuba wapostinga video abantu bakayikunda, ubibonye akaba yagufollowinga. Hari ubundi buryo bwo gushaka aba followers, no kugenda ukajya kuri zira live abantu barimo gukora. Hari live zo gushaka aba followers gusa, kandi no nta nubwo biri locale, ni international. Ushatse niba wumva igihinde urajya mu Buhinde ushaka aba followers b'Abahinde, ntumva igishinwa ugenda ushaka aba followers b'Abashinwa. Ariko nta nubwo bisaba kuba wumva ururimi medeli barimo kuvuga, uragenda ugafollowinga bagakora back, hasiga aba followers ukagenda ubabona gutyo gutyo. Hari na abakora ama live kugira ngo bashakire abantu ba followers, bakakubwira ati followinga kanaka agukoreye back. Ubwo ni uburyo bwo gushaka aba followers. Urakoze. Umaze kubona ugeze kuri cya gihumbi cyawe, noneho hakurikiraho iki? Iyo umaze kubona aba followers ukagera ku gihumbi, uba wemeye kujya gufungura live, uba wemeye kuzamuka kuri live y'undi ugashyiraho video yawe bakakubona isura. Ariko mu gihe utari wagera ku gihumbi ntabwo wemeye kugenda ngo ufungure video. Wenda hari ibihugu bimwe na bimwe nko muri Etazini aho ushobora gufungura video. Iyo mvuze video ni ukufungura isura yawe, abantu bakaba bakubona urimo kuvuga, ukavugana bakureba. Bisaba wenda ko ni muri hagati ya 500 n'igihumbi. Yo muri Etazini n'ibindi bihugu ntago byose ari kimwe, ariko hano mu Rwanda no muri East Africa muri rusange, Uganda, Tanzania na Kenya no Burundi na Congo, nuko nguko kwemeze cyane no muri Afrika y'Edayiri. Urakoze. Hanyuma rero umaze tugeze wenda ku bihumbi 10. Iyo umaze kubigira noneho habakurikiye iki kugira ngo umuntu atangire kurya kw'iryo faranga? Iyo umaze kugera ku bihumbi 10, account yawe iba, ariko hari icyo ntababwiye, zira video za postinga zigomba kuba zifite views ibihumbi 100. Ubwo naba followers ibihumbi 10 na video imwe cyangwa se zose wa postinze zigomba kuba zagije ku bihumbi 100. Noneho account yawe bibaye monetize, ushobora gutangira guhembwa. Hari n'ibindi ariko ushobora kuba wakungukiramo cyangwa se account yawe ikaba yazamuka mu gaciro. Nari amagift abatangwa hari kuri TikTok. Okay, aho niho ngiye kugera. Nyambona abantu yo umuntu ari gukora live, hari ibintu byinshi usanga bagenda bakora. Ubundi live yo ikorwa gute? Purpose yabari iyi live ikorwa, umuntu agendaga, haba hari host ni wa muntu wafunguye live, huni wa hostings. Haba kaba noneho ha moderator ni handi bamufasha ari ruhande rwe. Ushobora kuba yazamura umuntu akamushyira kuri pano cyangwa akamumanura cyangwa akamunyutinga, aba yemereye ibintu byinshi moderator. Noneho kuri live usanga hatangirwaho amagift bagatapinga. Nibyo ngibyo bikorerwa kuri live ubundi, no gufollowing bagakora na back. Hari terime mukona gukoresha ariko nk'umuntu yumvishe bwa mbere ntasobanukirwe nibi bakuruma ngo dutaping. Yego, biriya ni ibiki bikora gute cyase bimarira iki wabikorewe? Okay, ubundi gutapinga no gukora kuri screen ya telefone yawe. Kankwereka wenda uburyo bigenda. Ukora kuri screen yawe ukagenda ugira gutya, zamura gato ntabwo ari kwibona abantu gutya. Uko ugenda ukora kuri screen gutya, ukoza agatoki, nibyo bita tap cyangwa gutapinga. Mu gifaransa uzasanga bakubwira ngo tapote. Cyangwa se usanga wenda mu ndimi zose nyine, ariko ubundi iyo umaze kugera kuri live umenye iyo tap kimeze. Hari naho uzasanga bakubwira ngo power tap. Power tap wenda nibyo uhita wumva icyo gutapinga bimaze. Biba ari nko guha ubuzima iyo live uriho. Ubu yimo kwiha power, wiha ingufu. Uko ugenda utapinga buriya uko abantu batapinga niko live igenda igaragara muri TikTok, bakabona ko iyo live yafunguwe. None se umuntu mwemereye gutapinga inshuro zingahe? Nta limit ihari. Ushatse watapinga na miliyoni. Ko ushaka kuza gakoraho rimwe gutya bavuga ati ndamukijije wa mugabo.
oya Eh. ntabwo biba Icyo byiza ngicyo- iyo bigenze gute wenda icyo ngicyo cyo nakibwira n'abantu iyo urimo gutapinga kuri live ntago ziriya tapu ushobora kujya kubona ukabona umuntu ngo yagize 1M iriya 1M ntabwo ari amafaranga ntabwo ariyo mafaranga ahubwo iriya 1M iratuma iyo live uriho igaragara ko ihari uzasanga hari day ranking uburyo bazirankinga ko iyo live ihari usanga hari league bahera muri D5 ariko ziriya tapu uko utapinga niko bagenda bakumanura muri league kubera ko biragaragara ko iyo live yawe irimo gukora. okay iki ntabwo no kuvuga ngo dutapinga dusharinga nkorera follow back ibintu nk'ibyo ngibyo Okay. ibyo byo biba bashaka kuvuga tubaze gusharinga uburyo abantu basharinga ubugira ngo ubwire inshuti zawe zindi ziri hirya zize kuri ino live niba nsharinze nkasharinga mugenzi wanjye ndimo kumwereka ko ngiye ndi kuri live yo kwa Kanaka cyangwa ngiye nakoze live cyo gihe azaza ya live igira abantu benshi abantu uko bazaba benshi batapinga niko ya live izagaragara kurutaho. hanyuma gufollowinga ukora follow nkore Okay. baka kuko nabikubwiye gufollowinga no gufollowinga back ni cya kintu nakubwiraga cyuko abantu bashaka ba followers byabihu cya gihombi kugira ngo cyuzuze nuko nkufollowinga ukankora back ni nkufollowinga ukankora back uzabonye umufollowers wowe nanjye wakoreye back nzambonye umufollowers uzabona ibihumbi 10 mu buryo bworoshye nawe mbibone ni win mbese. hanyuma iyo uvuze ngo umuntu ari kuri pano iriya pano ni pano bwoko ki wabavuga Okay kuri pano TikTok igira pano y'abantu 9 ubona abantu bari muri kariya kantuza ni abantu 9 iyo niyo twita pano ariko iyo 9 ntabwo bivuga ngo rihoramo abagenda basimburana. Wowe uko ugiye kuri pano rero hari uburyo we ubikwinjiriza hari ubundi babibara mu makoyini aba ari amafaranga n'ubundi TikTok ifite uburyo ki ikongera amakoyini cyangwa se amagifiti waboneye hari hejuru akaba yaba amafaranga nk'ubu wenda ushobora gusanga umuntu afite amafaranga kuri account ye kubera ko yagiye hari hejuru bakaba bamuha amakoyini nayo yarayiva akaba yatapinze bakabona n'ibindi bita diamond. Noneho uko ugiyeyo iyo ufite amadiamond menshi aya madiamond arashobora kuzahinduka amafaranga uko noneho uri hosta wa hostinze nawe abona amadiamond aya madiamond nashobora kuzaba amafaranga. Urumva icyo kujya hejuru bimaze utagiye hejuru nta gift wabona utagiye hejuru nta diamond wabona hano ubwo bigaragara ko igeze ugera kuri live. Impamvu usanga wenda harimo arrangement abari hasi akabazamura kongera kubona abari hejuru kugira ngo bose basaranganye ari aba followers babone gayo uri hejuru ubona n'abantu bagufollowinze ukabona amagifiti wabonye byo ngibyo bikaba byagufasha kuzamuka kuri TikTok. hari ukuntu usanga ngo nguyu ngo ntago gukora follow ima ngo ntago gukora back ngo namushyira mu bishanga nyine ugasanga kwiriya paro umugani hari ibintu wagira ngo ni nk'intambara ugasanga nta wenda rimwe na rimwe nta topic ihari ugasanga ari muri mutapinge musharinge uyu ntari gukora ndabushyira mu bishanga umuntu uri hari bakwiye gukora iki kugira ngo nyine mubone ko ari ahari ati umuntu urimo gukora ndamushyira mu bishanga mu bishanga ni terime bigeze yazanywe natwe abanyarwanda umuntu utari hari hejuru kuri pano ariko nakuye ko pano ibaho abantu 9 yego ushobora gusanga level iriho abantu 1000 rero ubwo ni ukuvuga ko 991 bose bari mu bishanga rero iyo izamutse hari hejuru hari uburyo uboneka visibility yawe iriyongera rero iyo umuntu ari hari hejuru abagomba gutapinga nyine kugira ngo yara live ikomeze igaragare niyo mpamvu akubwate arimo gukora cyangwa se arakora back following back kora back ni babandi bari mu bishanga baje gushaka aba followers bafashe ubakorere back kuko nicyo baje gushaka wena nawe waje gushaka aba followers ushaka n'amacoin wo gutuma rero abantu baje gushaka aba followers bagenzi bawe ni kuko nakubwiye ko ari win bagenderaho nicyo ngicyo imaze. ngira ngo rero sinzi niba abantu turi kumwe bari buze
bari kubisobanukirwa kuko ndi kubisobanukirwa, ariko ni ibintu bisanzwe. Wenda ngiye nkunda no kwikurikira rimwe na rimwe iyo mbonye akanya ngiye njyewe nkareba uko biba bimeze. Wenda nabo bari buze gusobanukirwa. Reka twinjire noneho, ibyo bintu ni ibintu umuntu yakora nka business ya buri munsi. Yes. How? Okay. Cyangwa se gute ku bantu twumva igifaransa n'ikinyarwanda? Okay. Biriya bintu ni ibintu umuntu yakora nka business. Reka wenda ndaguha urugero. Mazeho amezi 4. Amezi 4 maze kuri TikTok. Ubu account yanjye umuhaye miliyoni 2 ntago nazifata. Miliyoni 2 z'amanyarwanda ntago wazifata? Ntago nazifata. Serious? Nakubwiye ko hari uburyo bubiri bwo kuba umuntu yabona. Ntabwo nigeze mbikubwira uburyo bwo kuba wazamura account yawe. Uzamura ugura amacoin, ni investment. Utanga amafaranga ukagura coin, ukaza ukaburesinga. Uzasanga hari icyo bita level. Level no guhera kuri 1 kugeza kuri 50. Ibyo ngibyo nabyo ugeze kuri level, hari level ugeraho ukagenerwa umushahara buri kwezi kubera ya level wagezeho. Rero uko kandi uko ugenda uzamuka muri level niko wongera agaciro ya account yawe. Tuvuge ni uzajya kubona ukuntu umuntu ari kuri level ya 30 wenda nakangaho urugero na 5. Umuhaye miliyoni 15 z'amanyarwanda, muhaye 10,000 by'amadolari ntabwo yabifata kuri account imwe ya TikTok. Yes, kuri account imwe. None dufite abashomeri bangana nabo dufite mu Rwanda. Ugize uti? Dufite abashomeri bangana nabo dufite mu Rwanda kandi byaroroshye gutyo. Nyine ni uko abantu baba batabizi, ugasanga barakora ibintu batabizi, cyangwa se barabibona nkaho ari imikino iri aho ngaho. Ariko business kuri social media zirahari, baza bakajyaho bagakora nk'ibyo abandi bakora, ariko bakajyaho uzi ko ari business ugiyemo, cyangwa se niba ugiye kwikirana nabwo ugiye guhavinga file n'abantu usangaho, cyangwa se ugiye kureba utwo tuntu video, abyo biremewe. Ndagira ngo uduhe nk'uhamya ku giti cyawe, utubwire ati TikTok imaze kumfasha kugera kuri iki, kugira ngo umuntu wese ubyumva. Hari ufite aba followers benshi ari kujyaho agapostinga just arimo kwibyinira, agapostinga challenge runaka, akavuga ati ndi kumenyekana, ndi kwamamara, ariko atazi iryo baga rivuga ngo umuntu ashobora no kubikora akabibyaza umusaruro. None wese n'uduhatemanya tuvuga ati ngiye nkurikije igihe nagiriyeho mu buryo buri financial cyangwa se bw'amafaranga, ingeze kuri iki cyangwa se byamfashije kugera kuri iki. Okay, nkuko nayikubwiye, nabwiye ko account yanjye iri plus de 2 millions, hejuru ya miliyoni 2. Uyu munsi nshatse kuvuga ngo ngiye gurisha account yanjye. Se ziragurwa nazo? Ziragurwa rwose, ziragurwa. Ikindi cyiza cyabyo nuko ushobora kuba wayitransfera mu buryo bworoshye. Umuntu ugahita access wayiguze akagenda akayitunga, ukamuhereza n'aba followers arajyana buri kimwe cyose, n'aya mareva akajyana, nta mafaranga batunze. Yego. Okay. Gira inama abantu babikora byo kwishimisha bataramenye ibanga ry'uko hariho amafaranga. Okay, ntago bakwiye gukora iki kugira ngo nabo noneho bive muri bya byo kuba ari ruwazire, noneho babone n'amafaranga aturutse kuri byo? Okay, icyo nababwira, wenda hari abikora mu buryo bwo kwishimisha, ko ibyishimo birahenda nk'uko ubizi. Niba ubona byo kwishimisha, uzabikora nk'uko kwishimisha. Nubikora nka business, uzabikora nka business. Kandi si TikTok gusa, n'izi social media zose, nuramo kuvuze uti ngiye kubikora nka business, uzabikora nka business. Nubikora mu buryo bwo kwishimisha, nabwo uzabikora wishimisha. Hari ukuntu nyambona ugasanga live n'abantu baziranye cyane, kugira ngo wenda ni nk'abantu biganye, ni nk'abantu babanye muri mu kazi runaka cyangwa muri quartier runaka. Bigenda gute kugira ngo habeho iriya partnership y'abantu bahuriye hariya bataziranye? Urakoze cyane, umbajije ikibazo cyiza. Kuri ziriya live dukora habariho abantu, ubundi nicyo kintu ubundi nabonye TikTok ishobora kubirusha izindi. Hariho uragenda ugasanga umuntu wenda ari muri South Africa, undi ari mu Misiri, undi ari muri bihugu by'Abarabu, undi ari muri Etats-Unis, undi ari hehe, tugahora kuri live.
iyo muhuye umunsi wa mbere rero mugahura umunsi umwe ibiri cyumweru kigashira baba bameze nk'abantu babana mu nzu. Buriya hariho inshuti rwose njye nungukiyeho mu buryo ntatekerezaga. Ubundi naje mfite focus ya business kuruta ibindi buri kimwe cyose, ariko uyu munsi nungutse inshuti. Bari abantu duhana kuri pano ugasanga buriya baranzi ndabazi, turazanye nk'abantu babana mu nzu. Connection irahari kuri TikTok kuruta ahandi hose. Abantu turaziranye, ukabuza icyo umuntu akunda, ukabuza icyo yanga, nkuko nyine ubana n'undi mu nzu aho ngaho. Urakoze cyane. Reka tubonereho dusuhuze, usuhuze bamwe muri ba bandi mubana muri ya groupe. Hagati nagiye kuri yawe TV nawe yibutse ndabasuhuza. Okay, urakoze cyane. Ko mfite benshi ra. Amaze kuba benshi ahubwo nababwira ati umuntu wese uzi Mr Gihana agubwe neza, kuko kuri TikTok nitwa Mr Gihana. Ahubwo abanzi bagubwe neza n'abatari bamenya kandi bagerageze baze tubane. Okay, uyu mwanya uri kuri yawe TV, ngira ngo abagukurikira cyangwa se bakunya bwa mbere hano niki wababwira? Cyane nababwira wenda uzashaka kuza kuri TikTok nka business cyangwa se ari ukugira ngo yishimishe, azaza afite intego kandi yumve kaza ari positive. Niba ufite ibintu byaca intege abantu ntukabivuge, kuko hariya turavugaho ntago ugenda ngo wandike gusa. Uravuga no kwandika, kandi uzajya wandika ibintu byagira akamaro abantu, uvuga ibintu byagira akamaro abantu. Utafite wicecekere. Tugerageze tube positive. Ikindi kandi wenda ikindi kintu cyari hariya, abantu benshi usanga baza bashaka amakoini nagira mbibutse kara amafaranga. Umuntu ubona aguguhaye, wenda tuvuge aguhaye gari ya moshi, hari amazina, ese wa mugani hari amazina atandukanye hariya. Hari ngiye ntagusubije, hari kuntu usanga basanga hari terimo mukoresha, ariko ugasaba umuntu ntasobanukiye ngo nibiki, kusaba ngo yaguhaye umutima, amuguhaye ururabo, ngaguhaye hatimi lion, ibintu nk'ibyo ngibyo. Sa n'utubwira nk'amaranka aba muri zira gift, kugira ngo zira gift rero wenda ntago ndi buzisobanure cyane, ariko wenda reka mbabwire wenda nk'imwe. Umuntu yaramutse ateruye lion akayiguhereza, ubwo ni intare kwa tumva harimo gift yitwa intare. Intare ni amakoini 29,999 freedom ni 30 urebye. Intare iri muri madolari 600. Ubwo urumva ni mu mafaranga agera muri 800,900 cyangwa se nka miliyoni y'amanyarwanda. Kugira ngo abantu bisobanukirwe, ubu ni bavuze ngo ikoini rimwe mu manyarwanda ni amafaranga angahe? Ikoini rimwe mu manyarwanda, wenda abantu baza gukoresha imibare yabo babikarikire, uko ntago ngiye gufata mashini mu bikarikire. Ikoini rimwe ikoini rimwe rivunza amadolari 0.02. Ubwo leta ushyira mu manyarwanda, Eden nishatse nahita nabikora nkabibabwira. Ikoini rimwe dukorera umubare w'ubundi ibyo bintu baba bavuga, kadushyire mu manyarwanda gukuba idolari rigeze ku 1,300. Okay, ikoini rimwe riri mu mafaranga 26 y'amanyarwanda. Ikoini rimwe amafaranga 26 y'amanyarwanda. Okay, bisobanuye ngo umuntu aguhaye amakoini hajya ngo waravuze intare. Ese niyo nini? Oya, hari izindi nini kuri yo. Gift nini iba kuri TikTok niye? Okay, byansa kujya gucekinga nkareba. Hariyo nka TikTok Universal nini ku ntare. Hiri utanga kuri wahari ku isi hose, umuntu arakubona kwitanze TikTok Universal, uyihaye no uyiguhaye bace kuri skin zose za TikTok. Guinness de record. Hanyuma wenda iyo Universal TikTok agaciro kayo ni n'amakoye nangaye? Keretse maze nkajya kureba neza, ariko iri mu madolari nka 800 gutyo. Madolari nka 800. Okay.
okay miliyoni irenga. hari umushaka kuvuga ngo amadolari 800 ntasobanukirwa ayo madolari kugira ngo ageremo hariya muri account yawe ya TikTok wafunguye kwa telefone kawe waguze we ni 80,000. Okay, ukaba ufitemo ayo madolari angana gutyo muri TikTok kuyitereshereje ari ubuntu kuyatereshereje ukoresha exchanginga n'icyahoze gutereshereje kugira ngo uyakureho bishatse kumva nyine uwo ufite umuntu ifite account yiwe yego kuri telefone ya nyanaguze ya y'ibihumbi wenda 100 yego nkajyaho nka downloadinga iriya app ya TikTok nkakora account ejo ugasanga ngo umuntu yankubisiye universal TikTok y'amadolari 800 murashaka guhita nyina byiyumvisha neza ubundi ageramwe atari amafaranga. Okay, amadolari yo baguhaye iyo ntare cyangwa iyo TikTok universal ubibona muri account yawe uca ahantu muri setting and privacy ugahita ujya kuri balance ibiri mu manyarwanda ntabwo ibiri mu madolari ariko hirya hari aho ukora ugahita ubona ko bihwanye mu manyarwanda mu madolari. Yego none ubwo ngubwo ushobora kuyakuraho wifashishije irindi koranabuhanga uyakuraho ukagenda ukayarya. Wenda reka duse n'abagana ku musozo twaganire kuri byinshi hari icyo wumva twadusize nk'ibanga ryatuma umunyarwanda nagira icyo abona kuri TikTok ubaho kimubwire mbere ko dusoze. Okay, icyo nabwira abanyarwanda niba profit TikTok nibwo ikiza barye kurara amafaranga nibwo ikiza niba iprofite bayarye bayarye ariko nanone ntago ahangaha mu Rwanda yari yamonetize zasaba ko uregistaringa ugiye mu kindi gihugu cyangwa se ukimura account turi hariya kugira ngo tubafashe ubundi abazaza batugara tuzabwira uburyo ki ibintu babigenza nta kibazo. Nibyo nenge vuga ngo ayo makuru uzashaka yisumbuyeho ajya kuri TikTok afrowing Mr Gihara musabe gahunda ubundi bavugane amubwire byinshi kurushaho. Nagira ngo turimo turagana ku musozo tugushimira by'umwihariko ko witabiriye ubutumire bwacu cyari ikintu cy'amatsiko umuntu ashobora kubwira abantu benshi kuko nsigaye mbona nyine byabaye ni nka virus umuntu wese ya TikTok abayifite ariko ntamenye ko harimo ubutunzi runaka tuvuga ko abantu bashobora kubisobanukirwa kurushaho. Nibaza ko hari abo biri buze gufasha bazakora agatubutse. Sinzi rero niba hari ikindi kiri ku mutima ushobora kubwira abanyarwanda abakunzi bawe bagukurikiye by'umwihariko wa muryango mugari wamaze kubona cyangwa se uhuriye nabo kwiriya imihanda ya TikTok. Okay, murakoze. Agira ngo nshimire babaye abavandimwe tubana hara kuri TikTok. Ntago ndi bu mentioning mvuge izina runaka ariko nabo bariyizi kuko tuba turi kumwe ariko wanarivuga. Okay, hari Mr Kabosi, hari Mukamana, hari Amos Joe, hari Dada, hari ariko ndatekereza ngiye kuvuga amazina mfite ndakubwiye ko mfite followers barenga 10,000 ni benshi. Abo bose tuba tubanye hariya ngiye kuvuga ubundi kuvuga izina kuri ngi byangura kuko byasaba ko mfata liste nkayimanuka nkayigeza hasi kuko tuba turi kumwe hari yumvisha. Yego reka tubabwire ngo big up salute kuri bo n'abandi ba joining baze mu muryango mugari ngira ko ntawe hejwe. Yego ntawe hejwe. Okay, ikibazo cyanyuma bundi twigana ku musozo hari abantu bakoresha social media ugasanga barimo barazikoresha mu buryo butari bwo buri negative. Aba bantu n'iki kintu babwira kugira ngo yite dusoreza aho ngaho. Okay, urakoze cyane icyo ni ikibazo kiza ahubwo yongeye utanakimbajije byari kuba ari sinzi. Nibyo nakomoje ndavuga nteka dukoreshe izo social media mu buryo buri positive kubera ko uko wabyagenda kose icyo uzakora kibi kizagoreke sibyo na kuri social media no mu buzima busanzwe uri umuntu akoze nabi iteka bimugarukaho. Rero kuri social media tugerageze tube positive uvuga ibintu ubihagazeho cyangwa ufite amakuru nyayo niba ntayo ufite wicecekere kubera ko ahangaha kuri social media uburyo tuzikoresha dutanga amakuru abantu bakahita bayafata bakayamira bunguri hanarize bashyizemo ko abenshi ntabwo bafite ubushobozi bwo kwanariza ibyo wavuze babifata nk'ahari ikokura ari impamo
social media rero uburyo twazikoresha ntugafate nabwira abantu wenda batanga amakuru uzajya ureba public ugiye guhereza amakuru ese irabifata ese ifite ubushobozi bwo kubyanaliza wenda ngivuga ko icyo twita pranka wenda yari pranka wenda ibyo ngibyo we ntago navuga ngo ndabarimita bazaye batanga amakuru gutya ariko bazaye babitekereza none wowe ugiye kuri social media rero ugasoma iyo nkuru cyangwa se ukareba ibyo abantu bavuga uzajya ubifatamo wenda ntukabifate nkaho ibyo byose ari 100% ari ukuri. Urabona kuri social media tuvuga ibyo dushatse cyane cyane buri usanga hari n'abantu bari negativiste bavuga ibintu bi negative gusa shaka ibintu byakubaka abantu kandi apana kuza ngo wicirize na kubera ko niwe muzi dafite izina ejo ushobora kuzabura ifite ibyo ngibyo ukora uyu munsi rero bizaza ejo bizagukurikirana niba ugiye ugatangaza ibintu cyangwa se ukiyandarika hariya hari abantu usanga wenda ugasanga yaje yasinze yaje yagize gute ibyo ngibyo umenye ko ejo bizakugaruka ntago ubuzima burangira hano kuri social media ntago burangira kuri izi platform tuba turiho ubuzima burakomeza icyo ngicyo abantu bazaba bagitekereza bumve ko ubuzima buzakomeza nyuma y'ibyo ngibyo barimo sawa urakoze cyane. Reka dushimire Mr Gihana na groupe yiwe na team nini yahagarariye umunsi kuri Yawe TV. Dushimire wari ukuri iki kiganiro cya Yawe TV tubwira ngo bigano nakagaruka turabakunda cyane niyo mpamvu duhora hano duhari kubera mwebwe. Ciao ciao.